ariko papa uri kumbwira ngo iki? Nibyo ariko ndabikora. Ukeneye ko nongera nkabikora? Ukeneye ko nshyiramo imbaraga? Okay. None se oya mbabarira ubanza usobanurire. None se wowe ugira intwaro nka za zindi Petero yakatishaga amatwi abantu? Nanjye nzayicure njye nihorera? Ntabwo intwaro zawe ari nk'izo abana bo mu isi bagendana? Izawe ni zihe? Nziganire na bene data. Umwuka arabyemeye, yemeye ko tuganira ngo dukeneye intwaro z'Imana. Wari uzi ko Imana igira intwaro? Yo, Imana igira intwaro kandi izo yageneye abana bayo. Haleluya. Shalom shalom, ndakwakiriye. Amazina yanjye ni Francis ZAHABU. Ndahamya ntashidikanya yuko intwaro zawe ugiye kuzongeramo amasasu. Ndahamya ntashidikanya yuko ugiye gusubizwamo imbaraga kuri bwa buzima bwawe bwa buri munsi bw'umukristo. Urabizi ko turi mu rugendo hano ku isi ngo kandi ngo dufashe umwanya mu ntambara. Turwana intambara zitagaragara. Ariko mbere yuko ngira icyo nkubwira, ndagira ngo nkusabe dusome ibyanditswe byera. Ntabwo tujya kure, turasoma ni igice cy'igitabo kiri muri Efeso 6. Turahera ku murongo wa 10 aho umutwe w'amagambo uvuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Imana iduhana umugisha. Ndahamagara ngo Imana n'umwuka wayo ngo bize bidusobanurire, tubashe kumva, amatwi y'umwuka yacu yaguke, tumenye icyo Imana ishaka kuduha nk'intwaro yageneye abana b'Imana, tubasha gutsindisha ikibi muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Warakuze kwizera Imana kandi nayo ntizaguhana, dore iri kuguha intwaro kugira ngo umenye kurwana ku munsi mubi. Reka dufatanye dusome wumve. Umurongo wa 10. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, ngo kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Amen. Mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, ngo kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kabe ingofero, mwakira inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, ngo kandi kubw'ibyo
mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose, ngo kandi nanjye munsabire mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza, ari bwo mbereye intumwa yabwo, kandi mbohesherejwe umunyururu, mvuga ibyabwo nshize amanga nk'uko binkwiriye. Haleluya, haleluya. Iri jambo ry'Imana rirakomeye cyane, rirakomeye. Ndumva nanjye ubwanjye kuriterura, uretse imbaraga y'Imana ikeneye kuza ikatubashisha. Iyo umuntu afite intwaro agomba kwitoza uburyo ayirwanisha. Ndinginga Imana ngo kuva uyu munsi utangire witoza kurwanisha ino ntwaro. Imana iguha intwaro yo kwizera, kuko kwizera ni intwaro ibasha ngo kuzimya imyambi yose y'ibikugerageza. Urazi iyo wizeye neza Imana, se kibiraza muri uru rugendo rwo kwizera, ushobora guhinyuzwa mu kwizera kwawe, umuntu agashaka guhinyuza kwizera kwawe, ariko hamwe kwizera wahuye nayo igihe wizeraga ya Mana, igihe mwahuraga muri babiri, ukeneye kubwira umuntu cyangwa ukeneye kuzimisha imyuka y'umwijima, aya majwi akuganiriza kudashoboye, aya majwi y'urucantege, ahantu ugarukira ukumva ugiye kuva mu kwizera Imana, mu gukiranuka, ugiye kuva mu kwera imbuto zigaragarira bizeye, mu gukunda abantu, mu guca bugufi, ukabona ugiye kubivamo. Ariko hamwe no kwizera ngo basha kuzimisha ino myambi, izi mbaraga twabonye ngo zitari iz'umubiri n'amaraso, ahubwo ni imyuka yahiherereye, n'aya majwi aza kongorera. Oya, ubivamo rero, ambara imbaraga. Iyi ntwaro duhawe igakuyitoza, kandi wige no kuvuga ubu butumwa bwiza. Ukuvuga ubutumwa bwiza ni kugenda uhishurirwa imbaraga ziri muri ubu butumwa bwiza, ni kugenda uhishurirwa ububwiru bw'Imana burimo, nibwo ukomeza kwambara imbaraga, ni kugomeza kumenya mu nguni zose z'Uwiteka z'umucunguzi wacu. Amen. Ngiye ntabwo nabiterura, ariko komeza witoza muri izi ntwaro, uzajya gusanga usange uri umurwanyi ukomeye, kandi ntawe uzahinyura kwizera kwawe. Uzajya uhora uzimisha imyambi y'umuriro ya sekibi ku buzima bwawe. Ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Ndakwifuriza kumenya gusenga, ndakwifuriza kumenya ingingo zikurengeye zakurengera, ndakwifuriza kumenya guhagarara mu isezerano, ugahagarara ku mwami wawe, ntukeza abandi bantu. Hakabamo itandukaniro. Uyu mwanzi shitani agufashe, nawe afite intwaro ze, agufashe. Iyo agufashe nawe nta kwifuriza icyiza, nawe ashaka kukubona nabi. Ariko rero nawe uhawe intwaro, tangira uzirwanishe. Kandi intwaro zacu ntago zimeze nk'izi tubona zirasa amasasu, ahubwo twe turasana neza. Ni urukundo, ni ubutumwa bwiza, ni ukubika ijambo ry'ukuri ku mutima, ni ukwizera. Imana iduhana umugisha. Shalom shalom. Niba ubona ino nkuru dusomye muri kitabo cya Efeso itakiri inkuru, ikaba yahinduka ubuzima bwaremera umuntu, ubuzima bwe nabwo bugahinduka, bikava mu byanditse bigahinduka ubuzima, bigahinduka ubugingo, tukabona inzira itujyana kwa Data mu ijuru. Sangiza mwene so ino nkuru amenye uko agomba kurwana. Shalom shalom. Naho ubutaha.